Hello guys, ndagusuje kandi ngwaye ikaze wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV ukabura ahantu hagiye hatandukanye haba hanze y'u Rwanda cyangwa se ukabura no mu Rwanda ariko ugahitamo gukurikira ibiganiro tukugezaho. Imana iguhereza umugisha. Nizere ko mumeze neza. Abatameze neza nkunda kubabwira ngo mukomere, mu ijuru hari Imana, ntabwo ariko bizahora. Kuba uri mu bihe bisharira ntabwo page zigize igitabo cy'ubuzima bwawe zishingiye kuri uwo mubabaro urimo ya da paje zigenda zuburuka, buriya paje iri hirya wasanga hariho ibitwenge. Ndakwifuriza kuzahagera amahoro ahubwo, sibyo? Aha, rero tugiye kuganira kuri diyabete. Hari abantu bagiye bavuga ngo mbese ngo diyabete ntabwo ikira, diyabete ntibakababeshye. Nyamara ngiye nakiriye ubuhamya, uretse yuko njya nakira ubuhamya njya nakira ubuhamya, noneho nakwakira ubuhamya nkakora screenshot, noneho ubutumwa hari igihe bunambana bwinshi nkabona ibintu kera byararangiye, ariko hari ubuhamya hano naguyeho, reka mbubasomere mbere na mbere hanyuma dukomeze mwumve ko diyabete ikira. Icyo cyo muraho neza, uzi ko wa muti wambwiye mbwira wa mudamu wari ufite ikibazo cy'isukari nyinshi ko barapimye basanga afite 450, ariko ubu tuvugana yakoresheje wa muti yasubiyeyo basanga afite 150. Imana ihabwa icyubahiro. So hari igihe rero ugera ku kigero ugasanga isukari yawe yazamutse cyane, ndagira ngo nkubwire ngo iramanuka. Mbese iyo imanutse ku kigero cyiza ntuba wakize se? So iyi rero hari ugukurikiza amategeko agenga ubuzima, hari ukubaho neza, ukirinda kandi ukamenya uburyo ki ubaho. Ni ukuvuga ngo niba uri umurwayi wa diyabete ntabwo ari byiza kurya cyane, kurya ngo urarya inshuro 8 cyangwa zingahe, nibura rya mu gitondo breakfast kuko ni nziza kandi biriho ifunguro byiza wemerewe, sibyo? Kandi wongere kandi urye ku gicamunsi saa 9, mbese ntukarye izuba ryarenze, nawo ni umuti burya. So rero hari ibimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye diyabete. Rata nawe isukari yawe yamanuka, sibyo? Hari ibimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye diyabete, cyangwa se igihe no kukwataka inyota ikabije, mbese ukagira umwuma, ukaba wananyweye amazi ariko ugagumya kugira umwuma, kwihagarika kenshi, inzara nyinshi yiyongera cyane, intege nke n'umunaniro udashira. Niba ibintu uri kubyibonaho, faites attention, umenye yuko ushobora kuba waratatswe n'indwara ya diyabete, cyane ko idahita igaragara ako kanya, uyimenya yarakurembeje. Ni nayo mpamvu mu kuyivura bisaba gushirika ubute. Indwara z'ibyuririzi cyane cyane mu myanya y'ibanga, icyo ngicyo cyo muracyumva. Ibisebe bidakira, wakomereka ugatinda gukira. Hari n'abandi barwara diyabete amaso agahita apfa, ntibarebe neza, bakareba ibikezi ariko nabyita. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo kuyivura bisaba gushirika ubute. Hari n'abatakaza ibiro sasa, bagahita batakaza ibiro kubera diyabete, sibyo? Hari n'abahita bononekara uruhu, ugasanga uruhu rwabo ruhise ruba nabi, sibyo? Uri gupfumuka cyangwa ruri kuzana utuntu utamenya. Niyo mpamvu nkubwira ngo nshuti yanjye, ivure, gukira ko muzakira. Iyampamagaye niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. So niyo mpamvu nkubwira ngo nukuri jya ugerageza imiti nkubwiye, ubuhamya buba buhari. Si n'ubu gusa, nuko ntabonye umwanya wo kubishyira ku murongo ngo ngende nsoma mbibereka, ariko nk'abantu bakunze kunkurikira mujya mububona ubuhamya, ntabwo ari amakabya nkuru, nta nubwo ari ukugira ngo munkurikire, oya, nta scam nzazana hano. Ubwo ibyo ntazi namwe ntimuzabimbaze, sibyo? Ndiki rero ugiye kwivurisha, turakenera onyo cyangwa se igitunguru, ariko onyo rouge, igitunguru gitukura, dukenere indimu, dukenere kokomble, dukenere na persile. Ibi ngibi rero urabibrandinga, sibyo?
wamara kubiblendinga ukongeramo amavuta y'ibihwagari, ariko ya mavuta atarimo jaune cyane, sibyo, kubera ariya aba arimo proteine. Hari amavuta y'ibihwagari aba yera, aba asa n'amazi abonerana, ayo rero ushyiramo ibiyiko bibiri muri urwo ruvange wa blendinze. Ushobora gushyiramo utuzi dukeya kugira ngo bise nkaho birekura gakeya. Warangiza urwo ruvange waba ukuyemo nk'akarahure, sibyo, waba ukuyemo nk'akarahure, ukakanywa mbere y'ifunguro rya saa sita. Niba urembye, nibura bikora iminsi 7 yikurikiranya, hanyuma nyuma uzajya ubikora 4 mu cyumweru. Ni ukuri isukari yawe izajya ku kigero cyiza, kandi nyine wirinda mu mirire, sibyo. Ibintu bituma isukari yawe izamuka ukabyirinda, ukaba ubyirinze mu gihe uri gukoresha umuti, ni ukuri isukari yawe izamanuka pe. Ibi bintu byizere. Hari umuti wa kabiri rero. Umuti wa kabiri ni uwuhe? Hari pome, ugakenera onyo n'ubundi y'umutuku, ni ukuvuga igitunguru gitukura, pome y'icyatsi ntabwo ari itukura. Warangiza ugashyiraho ibiyiko 4 by'amashu ariya y'icyatsi. Warangiza ugashyiraho ibihwagari n'ubundi bya bindi nakubwiye bisa n'amazi cyangwa se bibonerana, ibiyiko 2, sibyo. Warangiza nshuti yanjye, warangiza nabyo ukabiblendinga, umutobe uvuyemo cyangwa se umutobe ufashe, sibyo, ugashyiramo. Ntago amavuta ya blendingana, wayashyiramo nyuma ukakoroga n'akayiko, sibyo. Warangiza uru ruvange ukajya ururya. Niba urembye nabwo ubikora 7 iminsi 7 ikurikiranyije, nyuma ukajya ubikora 4 mu cyumweru, 4 mu cyumweru nibura. Rangiza ukwezi uhita usubira kwa muganga barebe ngo bakurebere niba isukari yawe yarageze ku kigero cyiza. Niyo mpamvu rero njya nkunda kubabwira ngo mujye no kwisuzumisha, mumenye uko imibiri yanyu ihagaze, sibyo. Mumenye uko imibiri yanyu ihagaze, biba byiza cyane. So reka rero dukomeze nkubwire ikindi kintu ushobora gukoresha kandi cyagiye gifasha abantu ku kigero cyiza. Buriya ni ikibuto cy'avoka. Ikibuto cy'avoka kiri mu bintu bikiza diabete ku kigero ntabona uko nkubwira, ku kigero cyiza, ko na babandi bitera inshinge bazivaho. Uzagikoresha gute? Fata ikibuto cyawe ukureho ka kantu nyine kaba kegereye umuhore, mbese ka gashashi gafunitse ikibuto, ugishishure. Nurangiza ukirape. Numara kukirapa ufate akantu ubishyireho. Numara kubishyiraho se nk'ubicisha ku kazuba bise nkaho byumutse. Numara kumuka ufate yafu ya bya bitunguru uyishyire ku ziko, ukawusha nk'uko ukawusha ubunyobwa, bise nkaho bihindura ibara. Nabwo ubivaneho ubyanike. Numara kubyanika ubisekure cyangwa ubiblending havemo agafu, uyungurure. Ako gafu wanitse ujye ufata akayiko kamwe ushyire mu gikoma mama cyangwa papa cyangwa mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye, uko ubinywa kenshi, ndetse wanakoroga mu mazi ukinywera ashyushye. Ndagira ngo ngutangarize ngo diabete irakira. Ntihazagira abantu bakubeshya ni iyihe ndwara yananiye Imana. Ariko ngaho mumbwire, bikora uzagaruka utubwira, sibyo. Bikora uzagaruka utubwira. Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nanabiseguraho ko maze iminsi ntakora video, ariko rero nagarutse rwose, mu mbabarire, naratinze, ariko rwose nagarutse, mu ngirire imbabazi. Ngiye kuzajya mbahereza video rwose. Kora share usangiza abandi ubu butumwa, sibyo. Wibuke gukanda subscribe niba utarayikanze, kandi gukanda like ni ibintu byoroshye, wanabikora uri no kureba ikiganiro. Urakoze kuko ugiye kubikora. Ndabakunda, Imana ikandusha.